Nukuri reka nkubwire ngo Imana yacu ni umunyebambe, Imana yacu ni umutabazi, Imana yacu ni rubasha, Imana yacu ntibura kuboneka mu gihe c'ibyago, ntibura no kuboneka mu gihe cyo bumaku. Urubyaro rw'umukiranutsi, urubyaro rw'umukozi w'Imana wakoreye Imana mu buryo bw'ukuri. Nukuri turarinzwe. Reka musabe wowe utarakora subscribe kugira ngo ubikore, kugira ngo ubutaha uzajye ubona ku buryo bworoshye ibiganiro tuzajya tugirana cyangwa se ivugabutumwa rizajya rikorerwa ahangaha. Bavandimwe dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, reka dufatanye muri uyu mwanya gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa mbere. Biravuga ngo bukeye umugaragu umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramusubiza ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge, utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo, nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Amen. Dusomye harehare ariko turaza gusobanura icy'ingenzi n'intego y'iri jambo. Reka dufate umwanya wo gusenga. Nyagasani Imana turagushimiye, uri Imana ishobora byose, ntagishobora kurogoya umugambi wawe. Umugambi wawe ku buzima bwacu ni mwiza, umugambi wawe ni wo kudukiza, umugambi wawe ni wo kudufasha muri buno buzima. Kabakumenye bagatahura imbaraga zawe, bazakomeza kugubwa neza kandi bazakomeza kubaho mu buzima bwiza. Rero muri kano kanya ijambo ryawe reka rifashe twebwe turyumva, turusheho gukomera, ndetse n'abatarakumenya barusheho kumenya ko uri umunyembaraga n'umunyebambe, bakwizere babone imbaraga ziri mu gakiza. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, nifuje gusangira namwe iri jambo twasanze mu gitabo c'Abami ba kabiri ibice 4, ariko narihaye umutwe uvuga ngo umumaro wo gukorera Imana. Umumaro wo gukorera Imana. Umumaro wo gukorera Imana bigira umumaro kuri twebwe tuyikorera, ndetse n'urubyaro rwacu, ndetse n'iyo tutakiriho bagira umugisha kubera gukorera Imana. Ijambo naritekerejeho cyane maze gusoma iyi nkuru y'umuhanuzi Elisa ubwo yakizaga umupfakazi umwenda ukomeye cyane, mu gihe byari bigezeho abana be bagiye gutwarwaho iminyago bakabimbata, kandi ari abana b'umukozi w'Imana, abana b'umuhanuzi, abana babwiwe imbaraga z'Imana, se yakoreye, nyina akorera. Byari mu bihe bikomeye, bari mu bihe by'akababaro. Ariko ndashimira Imana, iyi nkuru y'uyu mupfakazi yanteye gutekereza cyane ku Mana yacu. Nukuri reka nkubwire ngo Imana yacu ni umunyebambe, Imana yacu ni umutabazi, Imana yacu ni rubasha, Imana yacu ntibura kuboneka mu gihe c'ibyago, ntibura no kuboneka mu gihe cyo bumaku. Imana yatekereje imirimo y'umukozi wayo, yayikoreye maze iribuka, imanurwa no gutabara. Ntiyakunda ko abana b'uyu mukozi wayo wayikoreye ku manywa na nijoro, wakoze umurimo, murazi neza umurimo wo gukorera Imana. Ndetse biriya yavuze ko yarafite n'impano y'ubuhanuzi y'umukozi w'Imana. Nubwo yapfuye ariko yari umuhanuzi, kandi umuhanuzi yabwiraga abantu ibizaba, ndetse yabagiraga n'inama zitandukanye n'umwifato w'abana b'Imana, uko abana b'Imana bagomba gutwara. Ariko yageze igihe arapfa, afite ideni, ariko Imana iramwibuka. Mu buryo bugaragara byari bisa naho byarangiye, kuko n'umwishyuza yaraje azanywe no gutwara abana. Ntabwo yaraje aje gusaba amafaranga, yaraje amaze kubona neza ko uyu mubyeyi cyangwa se uyu mupfakazi wasigaye adashobora kubona ubwishyu bwo kwishura aya mafaranga, cyangwa se uyu mwenda, cyangwa se iki kiguzi yari yarafashe kuri mugenzi we. Azaje gutwara abana ngo ajye kubagira imbata. Mu mateka ya Isiraheli imbata zari zemewe. Iyo usomye mu gitabo cya Kuva urasanga hari amategeko yajyanaga n'uburyo bw'ububata
kandi n'imyaka yagombaga gukoreshwa ndetse n'uburyo yagombaga guhembwa. Aba bana bari bagiye kujya mu kaga gakomeye, ariko Imana yibuka imbaraga cyangwa se yibuka imirimo y'umukozi wayo. Imana ishimwe cyane. Uyu wishyuzaga umupfakazi, ndatekereza ko icyo yari yarahishwe ni ukumenya ko abo bana ari umukozi w'Imana isumba byose, kumenya ko abo bana ari ab'umukozi w'Imana, ari ab'umuhanuzi, ari abana b'urugo rwakoreye Imana, bamenya Imana, bimika Imana muri bo, bamenya kuyikorera, bayishingikirizaho, barayumva, bamenya agaciro k'Imana mu bibazo, bamenya agaciro k'Imana mu buzima busanzwe. Bavandimwe, nimureke dukorera Imana tutaryarya, ubundi twicecekere. Urubyaro rw'umukiranutsi, urubyaro rw'umukozi w'Imana wakoreye Imana mu buryo bw'ukuri, ni ukuri turarinzwe. Dawudi mu gitabo cya Zaburi ibice 37 umurongo wa 25, Bibiliya iravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi arekwa, cyangwa ngo urubyaro rwe rugende rusabiriza. Uyu mubyeyi yatekereje imbaraga z'Imana bakoreye. Reka mbabwire ngo aya magambo agomba kudusubizamo imbaraga, tukagambirira kongera kandi gukiranuka ndetse tugakorera Imana, kuko Imana yacu ihemba neza. Hari umuririmbyi wavuze ngo ahemba neza ntiyambura. Iyo wamenyereye kumenya cyangwa se iyo wamenyereye kwibera muri uwo mwuka wo gukorera Imana, iragufasha bikakubamo, bigahindura ubuzima bwawe. Ico giteka yose amaso yawe uyahanga Imana, niyo wereka ibibazo byawe byose, ndetse ukaba wabiganira n'abandi bantu bazi neza imbaraga z'Imana cyangwa se b'abakozi b'Imana baza agaciro ko gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Gukorera Imana ni ingirakamaro mu buzima bw'umukristo. Mu by'ukuri nibajije impamvu uyu mupfakazi akimara kumva ko umwishyuza agiye kuza agutwara abana, atagiye kubwira imiryango ngo abwire inshuti. Tekereza ko bano bana bari bafite base wabo, tekereza ko bano bana bari bafite ba nyirasenge, tekereza ko bano bana bari bafite ba nyirarume, tekereza ko bano bana bari bafitanye abandi bafitanye amasano na bano bana. Ariko uyu mubyeyi, uyu mupfakazi yibuka ko umugabo we yari umukozi w'Imana, kandi yibuka ko hari umukozi w'Imana witwa Elisha uhagarariye Imana. Elisha bisobanurwa ngo umukiza. Yibuka ko atagomba kwiganyira. Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4:6 aravuga ngo ntimukagira icyo mwiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye ngo kandi mushime. Yibutse ko hari icyo yamumarira kugira ngo ikibazo cye kibonerwe umuti. Imana ishimwe kuko yakoresheje umugaragu wayo maze ikibazo kirakemuka. Muvandimwe, simbizi neza iyo duhuye n'ibibazo bitandukanye abo twibuka. Hari abirukira mu bantu, akirukira ku nshuti, akirukira kuri uyu, akirukira kuri uyu, rimwe na rimwe ntabone igisubizo. Uyu mumama, uyu mupfakazi ntiyigeze yirukira ku baturanyi, ntiyigeze yirukira kuri ba nyirasenge w'abana, ntiyigeze yirukira abantu, ariko yamenya aho agomba kwirukira. Amenya ko hari umukozi w'Imana uza agaciro k'ivy'Imana yakoranye nabo, uza agaciro k'ivy'umugabo uyu muhanuzi yakoze, uza agaciro k'uyu muryango ari umuryango w'abakozi b'Imana. Bituma asanga Elisha nk'umuntu uhagarariye Imana, nk'umuntu abonamo icyizere cyo gukemuka kw'ibibazo byiwe. Imana ishimwe cyane. Irindi jambo natekereje ni ukubona neza n'abantu cyangwa se abaturanyi, abo mukorana, abo musengana. Uyu mupfakazi yarantangaje cyane, amaze kubwirwa kuja gutira ibikoresho mu baturanyi be. Tivyari kumworohera iyo ataza kuba umuntu ubana n'abaturanyi be neza. Iki cyari igipimo gikomeye cyo kureba imibanire yiwe n'abandi, cyo kureba imibanire we n'abaturanyi basangiye, cyo kureba imibanire we nabo basengana, nabo bakorana, nabo biriranwa na environnement atuyemo. Mu buryo bugaragara ntabwo uyu mugore twavuga ko yari yifashisha, yari mu bibazo, yari umukene, ariko Imana ishimwe ko yari yamuhaye umutima mwiza wo kubana n'abandi, yabanye n'abandi neza. Biza gutuma abaturanyi be buri wese amutiza ibikoresho, atitaye ko aciye bugufa, atitaye ko ari umukene, atitaye ku kindi icyo ari cyo cyose, ariko ngo uwo yabwiraga gutira igikoresho ngo yamutizaga ibikoresho byose bari bakeneye, bumvaga bakeneye, ngo yarabitiriye mu baturanyi. Uyu mudamu biragaragara ko yarafitanye imibanire myiza n'abandi bantu. Muvandimwe mu Kristo mugenzi wacu, we wumva ijambo ry'Imana muri kano kanya kuri iyi audio, reka nkubwire ngo imibanire y'abantu ni urufunguzo rw'imigisha yawe. Imibanire yawe n'abaturanyi bawe, imibanire yawe n'abo musengana, imibanire yawe n'aho utuye, imibanire yawe n'abo mukorana mu kazi, ni
n'urufunguzo rw'imigisha yawe. Uyu mudamu ngo akomanze ku nzugi zabo, ngo umuntu wese yamutegaga amatwi akamwumva, yamubwira turantiza kino gikoresho akakimutiza. Ntaho Bibiliya yatubwiye ko bigeze bamuhakanira ko batamutiza ibikoresho, ariko ngo barabimuhaye, arabijyana, ngo afata twatuvuta, ngo akazagenda atonyangiriza ashira mu gikoresho kugeza ngo ku gikoresho cya nyuma, ngo abaza ngo nibamuzanira ikindi, aravuga ngo nta kindi, amavuta ngo arahagarara. Bavandimwe, ndagira ngo mureke dusabe Imana kugira ngo iduhe umutima wo gukorera Imana mu gihe duhari. Reka dushire imbaraga mu gukorera Imana, ihemba neza ntiyambura. Imana idakiranirwa. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 10 yaravuze ngo Imana ngo ntigikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza twakoreye muri Kristo. Kintu Imana yakoze, yishyuye ideni ry'uyu mupfakazi. Icya kabiri ni uko umukozi w'Imana Elisha yaramiye bano bana bari bagiye kuba imbata, hakagaragara igisubizo gikomeye kivuye ku mukozi wayo. Abana bagarurirwa umuryango, abana barakura, abana barerwa mu muryango, abana bamenya agaciro k'ibyo mubyeyi wabo yakoze nubwo yaratagihari, ariko bamenya imbaraga z'Imana yakoreye. Icya gatatu ni uko n'abaturanyi be batangaye babonye wa wundi umwishyuza, wa mupfakazi amwishyuye, baratangara, batangazwa n'icyo abonye, batangazwa n'ubushobozi uwo mupfakazi abonye muri ako kanya bwo kwishyura umwenda yari afite. Icya kane gitangaje, babona wa mupfakazi ari gukora, ari gucuruza, kuko yaramubwiye ngo ibisigaye ngo bigutungane, andi mavuta asigaye uyagurishe agutungane n'umuryango wawe. Babona ubuzima burakomeje, ubuzima burakomeza. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Bavandimwe, reka mbabwire ngo turusheho gukorera Imana nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo turi mu bihe abantu bavuga ngo se byagenda gute, nubwo ubu turi gusengera mu miryango bitewe n'iki cyorezo, ariko reka nkubwire ngo ntukibagirwe gukorera Imana, ntukibagirwe kubana n'abandi neza, ntukibagirwe gushyira Imana imbere. Ushobora gushyira abantu imbere ariko bakaguhemukira. Umurimbyi yaravuze ngo bamwe biringira abantu bakabahemukira, ngo abandi babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko ngo ntujye uhemuka kandi ntujye ukoza isoni, habwa ikuzo Mana ya Ibrahim. Reka ngukangurire kongera gusubizwa mu intege zo gukorera Imana. Korera Imana mu ibanga, korera Imana mu buryo bugaragara, korera Imana. Ndabizi neza ko isaha nigera izakwitura ibyo wayikoreye byose, ahemba neza ntiyambura. Reka bavandimwe turushe gukunda Imana no kuyikorera. Ijambo ry'Imana rituganze. Mwari kumwe na mwene so Pastor Sebatunzi Mobile. Imana ibahe umugisha.